ntacu kimaze wowe vayo. Abantu benshi baritiranya bakavuga ngo Imana ngo umuntu ngo wapfuye ngo yitabye Imana. Kirazira. Ntabwo Imana ihamagara abapfuye, ihamagara abakiri bazima. Igihamagara abapfuye ni urupfu, kandi koko rurakujyana. Tuzongera gutaha ubukwe, ya nzoka yakubase ntuzongera kuyinywa, bwa buhehesi bwakumaze ntuzongera gutereta, burya aho bakurambitse nibyo. Nasomye ni muri Yesaya amagambo aravuga ngo igihe uzaba umanutse mu cyumba cyawe, uwo mwakundana akiri muzima ntazongera kugusangayo, ntazongera kubaza ngo makuru. Nasomye ni muri Yobu, ni muri Zaburi ngo abana be yasize barazamurwa ntabimenye, baramanuka ntabimenye, kuko yageze ahacecekerwa. Numvaga rero abantu basigaye bari kubavugira, bari kubogeraho buri mirongo ngo yarankundaga, twabanaga mu mahoro, yangiraga inama. Uherukayo mu myaka 6 ishize atanasomera naho usomeye, ngo ndamwibuka umugenzi, twabanaga neza, twatizanyaga n'imyenda, atanywaga ni wawe igikoma, ariko kubera kuko yageze ahacecekerwa urupfu rwamuhamagaye, nta mahane aratera, uramubeshera. Imana ihamagara abakiri bazima. Ari igishushanyo kiri ku gitabo cyitwa Daniel n'ibyahishuwe. Uruhande rumwe ni igitabo tugurisha 12,000, uruhande rumwe ni intare, ahandi ni intama. Gusobanura batanze ravuga ngo kubanze kumva ijwi ry'Imana bazabona Yesu nk'intare. Azaba ari intare yo mu muryango wa Yuda wanesheje. Nubwo abantu batamwumva, ariko Yesu yaratsinze. Yesu ashimwe, yatsinze urupfu. Ngo ku ruhande rw'abanze kumva rero bazamubona nk'intare. Yarabinginze ngo nibihane, ntibabyumva. Arabinginze ngo bamukore, ntibamubona. Rero bazamubona ari nk'intare, ariko ku basanzwe babana nawe, haleluya, bazamubona mu ishusho y'intama. Kambwira bari hano rero, mu bantu bakunze gutera amahane, mu bantu bakunze guhora bafite umujinya, mu bantu bakunze guhora batashaka guca bugufi, twagiye mu kipe y'intama. Kuko uyu mugabo witwa Yohana yamwise umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Uyu ni Yesu umwana w'Imana. Ikipe rero bazobara kubaza batariko ni yihe. Mbona abantu benshi bari gusebya batariko. Nawe uracanywa igikoma, umuntu w'umukire buriya wakize ibyiki, ushira musubiza ngo nuko ndi mu kipe y'intama. Haleluya. Sindigera numva ngo hari ikipe y'intama. Ngo bari abantu barakaze, ngo rero n'ikiranga ntego cyabo ngo ni intama. Bibaho si? Ntabwo bibaho, ahubwo abantu bari mu ikipe y'intama ni intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Uwo ni Yesu umwana w'Imana yatumye agasuzuguro gashira, araguhamagara ngo umukurikire. Haleluya. Hari itangazo riri muri Matayo 11:28, mwese abarusha n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura, munyigire kuko ndumugwaneza kandi nkaba noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Haleluya. Nubwo ibintu byaba bitameze neza, ariko Yesu atanga uburuhukiro. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14. Murakoze rero, reka tugire amagambo twakwiga. Gusa abantu bose nari mbakumbuye, ariko ijuru ryo rirabakumbuye kurenza. Ijuru ryo ryabaremye rikabarinda, rirabakumbuye kurenza ibindi. Ejo twiganye amagambo kuko bwari bwije kandi twabonageje ibintu biryoshye cyane, bituma nsoma amagambo make y'igice cya 2 cya Daniel ku kibazo cyatubazaga ngo mbese tugeze ryari. Ubajije Bibiliya yawe yagusubiza, kuko twasomye ejo muri Daniel igice cya 2 duhera ku murongo wa mbere. Cyakora ntabwo byashobotse ko dukomeza gusoma kugeza epfo, ariko uko ibyanditswe byera bitubwira, biratubwira ngo tugeze ku iherezo ry'inzira. Ayo ni amagambo banditse mu busobanuro bw'ibyahishuwe na Daniel. Tugeze mu iherezo ry'inzira, ukuri n'ibinyoma bitandukane, umuco n'umwijima bitandukane, abakorera Imana n'abatayikorera bagaragare. Haleluya. None ikibazo ni iki ngiki. Urasabwa, si ikibazo, urasabwa kwitegura kujya mu ruhande rw'Imana uko byamera kose. Yesu ashimwe. Niba umucyo n'umwijima bigomba kuba bihanganye, burya ku bantu twebwe twakunda umucyo kuko twiriwe turacuruza. Haleluya. Kubera kuko izuba ryari riri kuva, ariko burya mu mwijima tugiye kuryama.
mbese hari hahoze umwijima tugahora turyamye twabona ibyo kurya ko mutari kunsubiza? burya basengera kugira ngo habeho umucyo, uyu mucyo ukomeze umurike, abo gucuruza bacuruze, n'abo guhinga bahinge, abo kwiga bige, kuko ubu n'abanyeshuri nimugoroba kuva bugiye kwira nabo bagiye kuryama. birumvikana se? rero tugeze ku iherezo ry'inzira. iyo dusomye ibyanditswe byera dusanga Yesu ari we mucyo, ahagarariye umucyo, Satani ahagarariye umwijima, ahagarariye ukuri, Satani ahagarariye ibinyoma. Yesu ashimwe. rero tugeze ku iherezo, umucyo n'umwijima ngo bitandukane, abakorera Imana n'abatayikorera. niyo mpamvu ubutumwa bwiza, ndasoma amagambo nasomye ejo ntarasoma muri iki gitabo cya Daniyeli muri Matayo, dusanga amagambo ahari mu gice cya 24, mu gihe abigishwa bari bishimye bameze neza, bazi ko Yesu arabashima, kandi koko bari baravunitse kuko bari barubatse urusengero. nuko Yesu asohoka mu rusengero, akigenda abigishwa be baramusanga, bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero. arababwira ati ntimurebe ibi byose, ndababwira kuri yuko aha tazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa baza aho ari biherereye baramubaza bati tubwire ibyo bizaba byari n'ikimenyetso cyo kuza kwawe, n'ikimaruka y'isi ni ikihe? Yesu arabasubiza ati mwirinde hatagira umuntu ubayobya, kuko benshi bazaza bita izina ryanje bati nije Kristo, bazayobya benshi. muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara, mwirinde mudahagarika imitima, kuko ibyo bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. shanga rizatera irindi shanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishitsi hamwe na hamwe, ariko ibyo byose bizaba ari intangiriro yo kuramukwa. ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, ndetse bazabica. muzangwe n'amahanga yose abahora izina ryanje, nibwo benshi bazasubira inyuma, bazagambanira n'abangane, n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi, maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja, ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nuko imperuka iherekwize. impamvu tugiye kumara ibyumweru 2 hano, cya mbere turagishoje, korari ziririmba buri munsi, ni ukugira ngo tumenyeshe abantu ko umudamarara igihe kizagera ugashira. ni ukugira ngo tumenyeshe abantu ko umubabaro uzagera igihe ugashira, amarira azagera hagakurwaho, abana b'Imana bakaba mu mahoro no mu mudamararo. igihe Yesu azaba agarutse rero, aje kuzamura itorero, babandi mu magambo avuga tugeze ryari? tugeze igihe cy'uko hagomba kugaragara abakorera Imana n'abatayikorera. ubutumwa bwiza bukabwirizwa rero, buhamagara abantu ngo nibakorere Imana. ejo bundi nibwo navuze amagambo avuga ngo mbese ubundi umuntu ahamagarwa kangahe? Imana bwa mbere ni 3. bwa mbere iguhamagarira kugira ngo wihane. mubari hano mwese kuko tutari abacu ngo twigenge, niko ijambo ry'Imana rivuga, mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Haleluya. iri ni itangazo, ni itegeko riri imbere ya buri wese. nuko rero kuko tutari abacu ngo twigenge, mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. iryo ni itangazo. irya kabiri rero, Imana ihamagarira abantu kugira ngo bihane. irya kabiri, Imana iguhamagarira kuyikorera. ku isabato pastor ari gusezeranya oyani ku igihe ubukwe bwari bwabaye hano, sinzi niba mwarigeze mubona uriya musore yitwa Epimaki. yahumye rero, ari umusore ntabwo areba, ariko icyo namubonyeho ni umusirimu. yarize, yiga sogondere, yirangiza yiga na kaminuza. aravuga ati nubwo ntareba nzareba Yesu aje, ngiye kumukorera mu kuririmba. burya akorera Imana. ndibuka twakoranye amavuna i Karongi, araza araririmba icyumweru arakirangiza, ntareba pe. kumujyana kuri wese no kugenda afatirije ku rutugu, afite n'agakona agenda aradondanga, simwakabonye si buriya. ariko afite umuntu ugomba kumwitaho, kamwambika karuvati. iyo ahagaze gutya utarebye neza wibwira ngo ari kureba, araririmba pe, ariko ntabwo areba. akiyemeza gukorera Imana, akavuga tumva ururimi rwasigaye ruvuga nzaruririmbirishiriza Imana.
ategereje ko Yesu naza azareba. Nari mfite inshuti yitwa Minadabu Nyagasaza, iwabo hari Bunagana, nije wamuberaga amaso turi mu mavuna. Nigishaga mu gitondo akigisha nimugoroba, akigisha mu gitondo nkigisha nimugoroba. Ariko igihe kimwe anywa amazi turi Kibungo, nuko ashaka kwihagarika yanyoye amazi menshi, bisoza avuze ati birancikanye ndabara. Burya abantu b'abasaza rero amafera bari makeya. Muraho abasaza ngo ikimenyetso kigaragaza ko usaje nuko utekereje kuja kwihagarika ugitambuka. Bigatambuka ugasanga byakomeye. Rero umugabo ndamwirukankanye cyane, mugejeje imbere aho bihagarika. Imbere hari amabati maremare asumbuye, noneho yumva inyuma y'amabati bari kuhahinga ariko atari kureba bari guhinga. Ashaka kubirinduka ngo arebe iteraniro kuko ryo ryari rituje. Have ugiye kwihagarika aburi kubwiriza bari kukureba, arimo n'abana. Nuko arongera ati none ko ndi kumva na hano hari abana. Nuko namubwira ngo nyanyizere amenye ko nta kwemera ko bamubona yambaye ubusa nubwo adafite amaso. Nuko arabona arihagarika, ariko yakundaga kuvoma hafi. Rero ararira arambwira ati mva rero Karenzo, nubwo muhora mubwiriza ngo Yesu ngo mushaka ngo agaruke, nangamwe murareba. Aranakira aravuga tumva umugore nashoje bwa mbere twabyaranye kane ntamuzi, apfa ntamuzi, n'abana babyaye nta nubwo mbazi. Nzara undi mugore nawe rero turabanye nta nubwo muzi, ntabwo nzi ku manywa sinzi na nijoro, sinzi ko ibishimbo ni umukara sinkuzi, sinzi ko ibishimbo niba ari umweru nabwo simbizi, uretse guhora mu gicuku. Iyi foto rero nkunze kuyijamo, murebe kuvura umwana uri mu gicuku gusa. Ukazageza imyaka apfuye afite imyaka 63. Yapfuye ryari? Bahungiye ahitwa Gisoro hafi y'iwacu. Nuko umugore we yumvishe amasaso yabaye menshi, aramubwira ngo wicara hano mu nzu, nibasanga uri impumyi ntaco baragutwara. Amasaso nagabanuka ndaza ngushikire. Bamusiga yicaye aho ngaho. Nuko nawe yumvishe amasaso abaye menshi, ubwo babura mutaha. Aho bamusiza arahava, kandi yararwaye mu mihogo kubera kuvuga cyane ngo tutubindi tw'umutwe twaramenetse. Ntashobore kuvuga ngo ndi hano. Aragendeje hirya kure y'umusarani. Nuko umugore akarutse kumushaka aramubura, akamuhamagara ngo Minadabu, kuko atashobora kwitaba ngo ndi hano. Yaramubuza, aramushakisha hose muri yenza aramubura. Asubirayo nyuma y'imisi 3 bagarutse kumureba, basanga yapfuye ari hirya y'umusarani. Ariko mwibukira kuri iki kintu ari kurira, ari kuvuga ati nkumbuye nanjye kuzareba. Zizaba intambara zikomeye, bizaba ingorane kumarira benshi bari kureba muri aya masaha, bakazarira Imana yarabahamagaye ngo amaso yabo yabahaye nibayakoreshereze Imana, wowe ukamuhumirije uri mu byo kamere yawe ushaka. Kizaba ari ikibazo gikomeye. Niyo mpamvu hazumvikanijwe iri kuvuga ngo ibitare n'imisozi nibitugwire. Hari amagambo, hari igishushanyo kiri ku gitabo cyitwa Danieli n'ibyahishuwe. Uruhande rumwe ni igitabo tugurisha 12,000, uruhande rumwe ni intare, ahandi ni intama. Gusobanura batanze ravuga ngo kubanze kumva ijwi ry'Imana bazabona Yesu nk'intare. Azaba ari intare yo mu muryango wa Yuda wanesheje. Nubwo abantu batamwumva ariko Yesu yaratsinze. Yesu ashimwe, yatsinze urupfu. Ngo ku ruhande rw'abanze kumva rero bazamubona nk'intare. Yarabinginze ngo nibihane ntibabyumva, arabinginze ngo bamukorere ntibamubona, rero bazamubona ari nk'intare. Ariko ku basanzwe babana nawe, haleluya, bazamubona mu ishusho y'intama. Pese ubonye intama hano wakwiruka, ariko ubonye intare wakwirukanga. Yesu ashimwe. Kambwira bari hano rero, mu bantu bakunze gutera amahane, mu bantu bakunze guhora bafite umujinya, mu bantu bakunze guhora batashaka guca bugufi, twagiye mu kipe y'intama. Kuko uyu mugabo witwa Yohana yamwise umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Uyu ni Yesu umwana w'Imana. Ikipe rero bazobora kubaza batariko niyihe, mbona abantu benshi bari gusebya batariko. Nawe uracangwa igikoma, umuntu w'umukire buriya wakize ibyiki, ushira musubiza ngo nuko ndi mu kipe y'intama. Haleluya. Mu Rwanda hari amakipe y'amavubi, kandi vubi burya ni igisimba. Ndavuga igisimba, ni ikiguruka kiri mu bwoko bufite ubukana. Ubukana si ubusabwe, n'ubusabwe. Iyo ari kurwinza vubi
ijisho ryari rimeze neza riragenda rigatumba, niko bimeze. Muzarebe ku kirangantego ca RDF ingabo z'u Rwanda hari igihanga c'intare casamye n'inkota ku ruhande. Uzi ico bisobanuye? Buriya ni intare wihaye kubahagarara imbere. Sindigera numva ngo hari ikipe y'intama ngo bari abantu barakaze ngo rero ikirangantego cabo ngo ni intama. Bibaho si? Ntabwo bibaho, ahubwo abantu bari mu ikipe y'intama ni intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Uwo ni Yesu umwana w'Imana yatumye agasuzuguro gashira, araguhamagara ngo umukurikire. Haleluya. Hari itangazo riri muri Matayo 11:28, mwese abarusha n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura, munyigire kuko ndumugwaneza kandi nkaba noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Haleluya. Nubwo ibintu byaba bitameze neza ariko Yesu atanga uburuhukiro. Bwa gatatu rero guhamagarwa kuri uyu muntu. Imana iraguhamagaye ngo wihane, ntiwabyumva. Imana iraguhamagara ngo uyikorere, ubu yicariye. Umuhamagaro wa gatatu ni urupfu ruhamagara. Ntacu kimaze wowe vayo. Abantu benshi baritiranya bakavuga ngo Imana ngo umuntu ngo wapfuye ngo yitabye Imana. Kirazira. Ntabwo Imana ihamagara abapfuye, ihamagara abakiri bazima. Igihamagara abapfuye ni urupfu, kandi koko rurakujyana. Tuzongera gutaha ubukwe, yandoka yakubaze ntuzongera kuyinywa, bwa buhehesi bwakumaze ntuzongera gutereta, burya aho bakurambitse n'ibyo. Nasomye ni muri Yesaya amagambo aravuga ngo igihe uzaba umanutse mu cyumba cyawe, uwo mwakundana na kiri muzima ntazongera kugusangayo, ntazongera kubaza ngo amakuru. Nasomye ni muri Yobu, ni muri Zaburi ngo abana be yasize barazamurwa ntabimenye, banamanuka ntabimenye, kuko yageze ahacecekerwa. Numvaga rero abantu basigaye bari kubavugira, bari kubogeraho buri mirongo ngo yarankundaga, twabanaga mu mahoro, yangiraga inama. Uherukayo mu myaka 6 ishize atanasomera naho usomeye, ngo ndamwibuka umugenzi, twabanaga neza, twatizanyaga n'imyenda, atanywaga ni wawe igikoma, ariko kubera kuko yageze ahacecekerwa urupfu rwamuhamagaye, nta mahana aratera, uramubeshera. Imana ihamagara abakiri bazima. Niyo mpamvu muri uyu mugoroba n'amateraniro Imana irahamagara bari basanzwe bari mu soko, igahamagara bari basanzwe ari abagenzi, igahamagara bari basanzwe bicaye iwabo mu rugo, ngo ntabwo bizahora ari amahoro. Igihe kizagera Imana irakare, mu gihe kirekire ihora ihamagara. Kamagere babwire, Imana ishobora guhamagarira muri njyewe kamara hano ibyumweru 2, korari kitanga ikaguhamagara tubyumve. Kandi burya Imana ifite ibibwirizo byinshi. Murabyemera se? Mwari muzi ko nizi nkuba zikubitana ibibwirizo by'Imana, Imana ibitsa inzara yabwiririsha abantu bakumva? Nibyo cyangwa ntabwo ari byo? Imana yabwiririsha amakuba, Imana yabwiririsha ibibazo, Imana yakubwiririsha ibyatuma umenya ko ariyo Mana ishobora byose. Abongereza barwana n'Ababiligi, igihe kimwe akana kagiye kwihisha mu etaje ya 3, nuko ngo abana bamaze kumva ko abasirikare bari gutabara, bari kuzana za biswi bakazana na za ji, nuko ubwana bwose bwagiye buraba mu giturage, bukaza buri gukoza, inzara yarabwishe, bukaryama hafi n'umuhanda. Ngo wasangaga rero ari amasaza ari kuzura muri utu twana, ariko abagome babona ubwana buteye iseseme bakabica. Nuko abandi basigaye bakabaha za biswi, bakabaha na za ji, abana bakabaho. Nuko akana kageze ubwo bakabonye abandi bari kubica, kaja muri etaje ya 3. Nuko kumva ibikatira humuye, kumva n'ibiryo, isosi yo bakundaga no kubazanira, umvira humuye, kandi isosi kazindaje kavanaho gucirido. Nuko gahuza n'umusirikare amaso, karongera kayisubizaho, kaja kwihisha mu bikarito. Rero umusirikare nuko ngo azamuka agiye kukareba aho kari, ageze muri etaje aragashaka arakabura, ariko ubwo isosi yari rimwe iri guhumura, isosi rimwe iri guhumura, isosi rimwe guhumura. Akana kabonye umusirikare akabuze, agiye gusohoka, karongera gaswarabaganya,
ibikarito, nuko umusirikare arebye inyuma arakabona, nuko arakiyegamiza atangira gukomeza aragaha isosi na biswi aragakandira, aramushyira n'agakoma mu kanwa, nuko bisoza akana gasa kagashoboye kuvuga ko mu mihogo hari hafatanye. Nuko umusirikare asigaho ngaho za biswi, asigaho na za ji byo kakomeza karanywa. Nuko agiye kumanuka ngo ave muri etaje, akana karamuhamagara karamubaza ngo ariko niwe Imana bavuze ko hari Imana igobokaga abantu. Nuko uwo musirikare ngo arabirinduka yitegereza ku kana arakabwira ati oya, sinjewe Imana, ahubwo ni Imana inyohereje ngo nkuzanire. Imana ubyemeye yakorera muri wowe, kandi ubyemeye Satani yagukoresha. Niyo mpamvu hazaboneka imigabane ibiri, abakorera Imana n'abatayikorera. Imana rero yitegereje Nebukadineza ubwibone n'ubwirasi bwe n'ukuntu yumvaga ko Babuloni yayubatse mu buryo bukomeye, kuko amateka tubwira ngo Nebukadineza yayifashe muri 605. Kera babaraga imyaka bari kumanura, bisoza Nebukadineza Babuloni ayivuguruye, arayivugura arayinogereza, ayicukurira fondasiyo metero 100, ayizamura muri metero 100. Baravuze ngo ubugari bwa fondasiyo bw'urukuta rwa Babuloni zari metero 8, hagati y'ibuye n'irindi n'amatafari bagashyiramo sima, barayizamura ngo urugi rwakingaga Babuloni iyo babaga bamaze kubona bwije, ngo rwakingwaga n'abagabo 25 batoranije b'abanyembaraga. Iyo babaga bafunze rero, hari abantu babaga mu munara hejuru ya Babuloni, hari amazu 250, abasirikare babagamo, bamwe bari kureba mu majyepfo, abandi bari kureba mu majyaruguru ngo barebe abanzi bazaturuka. Hakaba n'abarinzi bo ku munara bari bashinzwe kuvuza ikondera, bakavuga batumva rero turi kubona ikirere kimeze neza, nta watera Babuloni ngo ayishobore, kandi bamaze kuyikinga, ushaka kurya narye, ushaka kunywa nawe, ushaka kwinezeza yinezeze, nta watera Babuloni. Nuko burya amateka aravuga ngo ico gihe Nebukadineza nta bitekerezo by'Imana byari muri we. Jabonaga ari umuhanga, akagira umugore wamwogezaga cyane, ngo Nebukadineza yagenda yubakwa ubusitani mu kirere. Igihe butemberagamo ari kuvuga ati ngiye Babuloni niyubakiye n'amaboko yanjye imesha icubahiro, umugore we yakomezaga aravuga ati uri umugabo. Ngiye mu gice cya 4 tuzakiganaho mu minsi iri imbere, ahubwo reka ngaruke. Nebukadineza amaze gusana Babuloni rero byashoje bigaragara yuko abo mu munara bavuga batumva rero urinezeza niyinezeze. Nuko Imana yemera kumuhishurira inzozi, kuko yibwiraga ko ari umuhanga ukomeye mu gihe cye, azi yuko ari we uzi ubwenge, ari we uzi yuko ari umuhanga n'umunyembaraga. Imana yemera ko ari inzozi ngo azibagirwe, yemera kuzishurira Daniyeli wari uhagarariye Imana ngo bisobanurire Nebukadineza. Ubwirasi bwe buve. Amagambo nasomye rero ntabwo ndayasubiramo, ahubwo ngiye gusoma ubusobanuro buhari Daniyeli yamusobanuriye. Niyo magambo ngiye gusoma ari hano kuri 31. Nuko Nyagasani, uyu ni Daniyeli rero, wabonye igishushanyo kinini, kandi icyo gishushanyo cyari kinini cyane, kirabagirana cyane, cyari kiguhagaze imbere. Kandi ishusho yacyo y'icyo gishushanyo, umutwe wacyo wari zahabu nziza, kandi igituza cyacyo n'amaboko yacyo byari ifeza, inda n'ibibero byacyo byari imiringa, amaguru yacyo yari ibyuma, n'ibirenge byacyo byari igice cy'ibyuma n'ikibumba. Urabyitegereza ugeze nk'ibuye ryaza ritarimbuwe n'intoki, ryikubita ku birenge by'icyo gishushanyo by'ibumba, by'ibyuma n'ibumba, rirabimenagura. Nuko icyuma n'ibumba n'umuringa n'ifeza n'izahabu bihera ko bimenagukira icyarimwe, bihindurwa nk'umurama w'aho bahurira mu ci, bitumurwa n'umuyaga ntibyagira ishikizo. Maze iryo buye ryakubise igishushanyo rihinduka umusozi munini, birangiza isi yose. Nuko izo nizo nzozi, kandi turasobanura impamvu zazo aho imbere y'umwami. Nuko we Nyagasani, Nebukadineza ateze amatwi, uri umwami w'abami, Imana yo mu ijuru yaguhaye ubwami n'ubushobozi n'imbaraga n'icubahiro, yaguhaye n'inyamaswa zo mu gasozi n'ibisiga byo mu kirere by'aho abantu baba hose, ibishyira mu kuboko kwawe ngo bitegeke byose. Kuko Nyagasani wa mutwe w'izahabu ni wowe, kandi uzakurikirwa n'ubundi bwami budawanije n'ubwawe gukomera, kandi hazaba ubundi bwami bwa gatatu bw'imiringa butegeka isi yose. Ariko ubwami bwa 4 buzakomera nk'icyuma, kuko ibyuma ari byo bimenagura ibintu byose.
bikabizanjagura kandi nk'uko ibyuma bimenagura ibintu byose niko ubwo bwami buzamenagura bukajanjagura butyo kandi nk'uko wabonye ibirenge n'amano ari ibice by'ibumba ry'umubumbyi n'igice cy'ibyuma niko ubwo bwami buzigabanyamo ariko muri ubwo hazabamo gukomera nk'ibyuma nk'uko wabonye ibyuma bivanzwe mu ibumba kandi nk'uko amano yari igice cy'ibyuma n'igice cy'ibumba niko ubwo bwami buzamera igice cyabwo kimwe kizaba gikomeye ikindi kidakomeye kandi nk'uko wabonye ibyuma bivanze mu ibumba niko bazivanga n'urubyaro rw'abantu ariko ntibazafatana kuko ibyuma bitavangwa n'ibumba nuko ku ngoma z'abo bami Mana yo mu ijuru izimika ubundi bwami butazarimbuka iteka ryose kandi ubutware bwabwo ntibuzazungurwa n'irindi shanga ahubwo buzamenagura ubwo bwami bwose bukabutsembaho kandi buzahora bw'iteka ryose. Nsomye amagambo maremare ku busobanuro Daniyeli yasobanuriraga Nebukadineza nubwo bigaragara ko igishushanyo yari yacibagiwe mwuka w'Imana yasanze Daniyeli nijoro na bagenzi be ariko guhishurirwa Daniyeli mu nzozi yarose nijoro mu magambo ntasomye ejo niho nayasomye avuga ngo Daniyeli yashimye Imana kuko yari muhishuriye ko ari inyuranye ibihe n'imyaka ikimika abami ikimura abandi ariko noneho Nebukadineza yari azi ko ntawe uzamusimbura ku ngoma. Kwibesha akamabwire mubari hano mwese murahari ko buri harimo abazapfa bakennye kandi ubu barakize iyi si kuko turimo iyi si nimbira tuzunguza ikatubuza amahoro harimo abazapfa bakennye cyokora harimo n'abazakira muno harimo abazakubita abagore murahari ko bakabakura amenyo burya niba hari akaga kariho no gushaka umugore yamara kukubyarira nk'abana 5 6 ukaba umukuye amenyo y'imbere pese butari umurozi ego mutari kunsubiza umugore akakongereza abana ukamutera inda ntaje kukurega hari nawo zica buryo ukamutera inda rwose umugore agapfa ntihagire PVZ haba ariko nyuma ukazamukura amenyo. Nebukadineza ariko impamvu ni isi turimo Nebukadineza umwibone wishira hejuru yarazi ko nta wamuhangura ngo azave ariko nugire babwire mu bari hano ntabazahoraho nk'ibirunga igihe kizagera twimukira abandi yego kandi impamvu hari abatwimukiye natwe barahari cyangwa ntibahari buriya natwe hari abatwimukiye nabo abarimukiye abandi bari barabimukiye ujya kuva Adamu yacumura barashingura ndakururaga nkareba mu gihe cy'Isodomu n'Igomora abantu babaye babi cyane Imana ikemera ko Loti arokokana n'abakobwa be babiri gusa abandi bose umuriro urazura twika pe urabamara kakurura mu gihe cano wa burya hari abantu bafite iseseme yo kutumva Nowa abazi nkujya bamuseka imyaka 120 banditse ngo Nowa yari umukiranutsi yabwirije yihanganye ari kureba itaboneka yarabwirije kandi abantu nibumva iyo mbwirije ibyumwari 2 nkabona abantu batari kumva neza umubatizo numvaga ntameze neza we yabwirije imyaka 120 habura n'umwe kereka umugore we n'abana be gusa n'abakazana be yarageragejwe ntiyageragejwe rero abantu batumva bayahoze nuboneka mu batumva uzamenye ko no mu gihe cyane batarumvise bishwe n'amazi harokuko 8 gusa ndaza nkagaruka hano rero ku Nebukadineza kwishariza no kwishira hejuru Daniyeli yaramubwiye atumva rero umutwe wa zahabu ni wowe kandi ubwami bwawe burakomeye Imana yaguhaye ubasha bukomeye ariko nyuma y'ubu bwami bwawe hazaza ubundi bwagereranyijwe n'ifeza yego ubu n'ubwa kabiri kandi yateye amahane ariko bwaraje kuko ubu bwami bwa kabiri hamanje abakarudaya hakurikiraho abamedi n'abaperesi ubwami bwa gatatu bw'umuringa nabwo bwasimbuye abamedi n'abaperesi n'abagiriki uwitwaga Alexandre mukuru kamvuge kuri na Alexandre maze ndekera aho ngaho Alexandre mukuru yari afite abagaba b'ingabo 4 uwitwa Seleucus Antiochus Ptolemy na Kasendari ngo bari abasirikare umwe mu majyepfo undi mu majyaruguru undi mu burasirazuba undi mu burengerazuba ndi kubona abantu bari kuganira ndi kubwiriza ndi kubareba ntabwo ari byo murebe hano mukurikire muraganira mutashe
arega hari n'ibintu mbaga mushaka gukora bitari byo pe. Aba basirikare ngo barabarwanyi bazi kurwana mu buryo buteye ubwoba. Nuko ngo Alexandre burya amateka tubwira ngo yarwanye imyaka 8 isi yose arayigarurira atsinda abamedi n'abaperesi pe. Ariko impamvu ngo Imana yemeye ko abaperesi baveho mu gice cya 7 ngo abaperesi bagereranyijwe n'idubu n'abamedi ngo bari abagobe kuko barabwiwe ngo mubyuke muconcomera inyama nyinshi. Bisaba ngo abamedi n'abaperesi iyo byabaga bigaragaye ko wabakoshereje muranyumva neza baragendaga gukingiranyira mu intare ziri zikagucagagura. Umuntu umwe niwe warokotse intare witwaga Daniyeli nanone ari mu mwuka w'Imana maze mu gihe ca Dariyo burya Dariyo yabwiye nibuka Daniyeli aramubwira tumva rero umugaragu w'Imana ihoraho nzi ko Imana ukorera irakurinda iminwa y'intare ntacuraba. Burya ngo imibereho ya Daniyeli yatumye umwami yihana kandi ari umupagani. Nkurikije uko tubana mu biro kutangambanira. Haleluya. Burya harakenewe ngo abantu bahimbaza Imana mu mico yabo. Abantu ntibahimbaza Imana mu mico yabo. Ndibuka umugabo umwe yakoraga mu ruganda ahantu noneho agahora anyura ku mukozi wa wundi ushinzwe gukinga no gukingura, ariko buri gitondo akamubwira ati waramutse neza umeze ute? Udati meze neza ati Imana yakurinze ate. Nuko yaje gutaha nimugoroba abandi bakozi buri wese ari gutaha ariko barakuntu yiriwe kuri computer nta kuvugana nawe akikomereza. Wa wundi agiye gutaha tumva Imana ibane nawe kurinde. Nuko wa wundi ukingagura ngo aramuzamura yumva nawe aramukunze pe. Nuko umugabo yaca mu gitondo akaza akanyura ati mwaramutse neza, ariko muje murareba imwe ari muzi ko umuntu akunda kugira amafaranga imvuge akayihindura yapakiza ibirayi pe akavuga ngo jewe yarasanga avuga ngo jewe ngo jewe vraiment akavuga igifaransa atazi no kwandika kubera ko yapakije ibirayi. Ariko nubundi byagenda bishira agatangira wacu hari umugabo ugenda agaca iyo yapakiye ibirayi, ariko uko bigenda bishira ukuboko kugashaka kwegerana uko bigenda bishira akazagira hakagenda neza amafaranga yarashize. Yesu ashimwe. Umugabo akagenda aramutse uwo mugabo wo kuri porotayi ngaho uramuke neza Imana ikurinde turagusengera undateye mudusabire pasite mudusabire mu gitondo ati waramutse neza. Isoza yakoraga hafi y'ibyuma ngo bishinzwe gukonjesha ibyuma byo mu ruganda. Nuko ajyamo yari amakaro nkaya. Nuko igihe yafunguraga imfunguzo amaze gufunga mu gusosoramo ziramucika ziranyerera hari hacuramye zisohoka hanze. Haguma muri cya cyumba cy'ubukonje. Ubukonje nawe butangira kumufata. Yaragezemo mu masaha 9 barataha saa 11 butangira kumufata, atangira gukonja, atangira gutengurwa, atangira gutitira. Ubwo barafi bimufatiye mu cyumba kandi yakinze. Tawe aratabaza buri mukozi wese ari gusohoka ritahira arataha. Wa mukozi wo kuri porotayi ategereza ko wawundi aramubwira ngo uramukeneza amahoro. Aramuburabura amahoro ati ngiye kumurebera mu biro bura ntiyayataha. Ntabwo yahangara kugenda atambwiye ngo ndara amahoro. Aragenda ageze hafi y'ibiro abona imfunguzo ngizo ziri hanze, ahengeye gusa asanga wa mugabo yagaramye aho ngaho imbeho yamufashe. Arakingura vuba vuba aramuterura. Haleluya. Erega yagiye kumushaka mwotesha zibaye nka saa 3 za nijoro ubukonje butangiye kumuvamo. Aravuga ati burya rero nagiye gufunga biranga. Nawe aravuga ati mba rero nzi kutata utavugishije niyo mpamvu naje kukurebera mu biro ndakuburanza kugusanga hano. Ariko maze ati none se aho waje utekuza kundeba tuva Imana ukorera itaremeye kunyisuzugurira ngo nuko nkennye niyo itemeye kuba muri iki cyumba niyo mpamvu naje kukuvanamo. Haleluya. Ineza yiturwa indi. Bisaza umugabo amaze gukira imbeho rero nuko arataha. Bari bazi ko bishobora kuba yarangiye kuko bari bazi ngo nararamo biraba birangiye arapfa, ariko ijuru riramutabara kuko yavugaga neza. Ikibazo kikaza uvuga gute? Ntukunze kwica ku bantu mutaresha. Bese buriya imibereho yawe bigaragaza yuko wagiriye ubuntu Yesu yakubabariye. N'umuntu kwaganiraga mu ruhengeri burya niyo nturutse ambwiraga tumva abo ubona ngo barakize bose, abo ubona ngo barakennye, abo ubona ngo barize, abo ubona ngo ntabwo bize, abo ubona ngo birakaze ngo bafite akazi abandi ntibagafite, twese turananiwe bose bafite ibibazo. Burya ntugakanga ko amafaranga aza n'ibibazo biza ari miliyoni
biza biri kunagana tugakangwe ngo yafashe miliyoni, hari afata miliyoni, ibibazo bikagira bigasaba miliyoni 2, cyagira miliyoni, ibibazo bigasaba miliyoni 4. Ndi ku mugabo witwa Alexandre rero. Alexandre atuma abasirikare be isamaze kuyigarurira. Ndashoje arabaza ati nta mwanzi muri kureba, baramusubiza batumva rero yewe uyu mutwe twawumena. Yabatumiye mu mujyi amateka kuri uyu mugabo witwa Alexandre ngo yasugongeye inzoga y'ubwoko 25 mu gihe we nk'urwagwa n'ibi bivuzo banashigisha bumwe batanakarabye amara kubigotomera bihaze kumva ngo urakaze. Amoko y'inzoga 25 yagiye kuyasoza, yasomye ngo kuyitwa Herikire, iragenda imucamara mu nda, yinyoye iminsi 3 ayisindi iminsi 7. Nuko amara ari gucika rero, mumva amagambo ababaje. Alexandre amara ari gucika, yatekeye abo bari kunywa hamwe, yavuga tumvore isi yose nyitsinze mu myaka 8 mu gihe gito, ariko none ndiransinze. Indi dakangwa n'abafite inyenyeri, indi dakangwa n'abambaye toni, indi dakangwa n'abize. Bonaga abantu benshi bize akaba yarize ariko indi kamunanira kugeza igihanwa, amadeni akamubana menshi kubera kunywa. Hahirwa bari mu ruhande rw'Imana mbabwira. Narwanya n'isi yose ndayitsinda, ariko none ndiransinze. Mukuja kumushingura ari gusamba, yaravuze atumva amaboko muzayashire hejuru. Kibi kimenyetso kivuga ngo murahari ko nubwo narwanye n'ibyisi nta na kimwe njanye, uzakurure mu byo umaze kugeraho, nta na kimwe bazakumanukana. Babazwaga niyo bavuze ngo bagiye kwambika, bujya kwambika nukuza gusaka. N'umugore ari kurira ati Imana nsigaye hewe, ati kora mu mufuka yakundaga guhisha amafaranga kure, kandi impamvu bagomba kuyakurayo nta zina ryawe ririho. Nubwo yashize kuruka butayakora ati Mana we ndabigenzane mbonye 2 shiraho ngaho abana bazayanywa igikoma. Ayo nyo yaramaze na yari kuturiza. Yesu ashimwe. Agakomeza kare ati Imana we ubu nzabigenzane. Umva imvura igiye kugwa, reba n'umupantaro yashiraga mu mafaranga ati mbonye muswara we ati shiraho abana bazayipfunisha ibimwira. Yagiye nunazongera gupfuna ibimwira si sanya we ati Mana we ubu nzabuwande. Abagore bati komera we, harimo nabari kumuseka ati none ko mbonye ayandi n'ubundi 5. Yashiraho ngaho abana barayaguramo imineke, abaraje gushingura barayanywa mufana. Uwo we byarangiye, nyuruko yashaka yabuze igihe cyo kuyarya. Nyuruko yashaka inyote yaramwicaga kuva mu gitondo kugeza nimugoroba nta kintu asamuye, ariko mukuja kumumanura bamanza kumusaka. Alexandre barapfuye rero, himikwa ingoma y'Abaroma yageragejwe n'ibyuma, ariko amagambo twasomye neza n'aya ngaya aravuga ngo hanyuma y'ubwo bwami Imana yo mwijuru izimika ubundi bwami butazahambuka iteka ryose. Mu gihe amami yose ahambuka, Nebukadineza barahavuye, ba Dariyo barahava, ba Alexandre barahavuye, ubu hariho ingoma ya Roma. Twaturi kubaza ikibazo kivuga ngo none tugeze ryari? Tugeze ku iherezo ry'inzira, dutegereje ibihe kuko rigiye kuza, kuko ubwami turimo. Ejo turigana mu gice cya 7 amagambo atubwira imubundi nyamaswa Daniel yarose, tubona yuko turi mu iherezo ry'inzira. Rero mu gihe ubutegetsi bw'amano bwagerageje gutegeka bikanga, ubu turi muri Roma ngirisito. Imana irahamagarira abantu kumvira Bibiliya, kuko kuyoba kuzabaho guteye ubwoba mu minsi y'imperuka. Muri uyu mugoroba ndasaba Imana idushoboze kuba mu ruhande rw'Imana, idushoboze kuba mu ruhande rw'abayikorera, kandi ingoma itazahanguka reka mbifurize kuzayituramo. Ingoma izaba iri mu mahoro, ingoma itarobanura amoko, izaba itarimo abakene, izaba itarimo abize ngo abandi babe batarize. Aho abazayituramo bose bazaba baratsinze, kandi ntabwo tuzongera gutura mu giturage. Amateka y'ubuhanuzi atubwira ngo tuzatura mu murwa wera Yerusalemu nshya. Ubunyamisozi bwahavuye, ubwibone n'ubwirasi butakiriho, abajura basigaye, abasambanyi basigaye, abajura batagerayo, nta modoka ziragerayo, nta mafaranga ateranya abantu azakandagirayo. Aho tuzaba turi mu ijuru tuguwe neza, turya amatunda, turirimbira Imana kugeza iteka ryose. Ndaho ibifurije muri uyu mugoroba
Imana y'amahoro ihire gutekereza kwawe, uhitamo Imana. Yesu agiye kuza azaduhana ubugingo buhoraho. Niko gusenga kwanjye namwe ndabasabira nanjye nisabira izina rya Yesu. Ini bandi bari kumva bamasha kuba mu ruhande rw'Imana. Atari bari kumva bamasha kuba mu ruhande rw'Imana. Zamura cyane dusengera isengesho ngo Mana yo mwijuru uzadushoboze kuzamasha, nugaruka tuzaba turi mu ruhande rwawe mu izina rya Yesu. Reka ndebe mu bashitsi batugendereye nawe akavuga tumva nanje ndikumva namasha ngo mbe mu ruhande rw'Imana, ndashaka guhamagarwa n'Imana nkiri muzima ngo nanjye nikorere. Gira gutya turi mu bashitsi batugendereye. Zamura Mana guha umugisha n'ukuri. Waza hano, ngwino hano. Uri kumva ushaka kumasha ngo ube mu ruhande rw'Imana. Eni mukwiza yoma abashaka ni uwemeze ni mube umwaririmba cyane. Umubyeyi aratarura abana be abaririmbyi beza Imana bahumugisha cyane. Nta wundi uri kumva ati ndi kumva nanjye Yesu ari kuntarura. Kujya nubwo mbabona ndi kugenda, hari igihe ubona umuntu ari kugenda ari kwivugisha ukagira ngo afite imibare y'amajyambere, naho byaramurangiranye nawe. Ariko Yesu ari gutarura abana be. Satani ashobora kuba yaragutaye kure y'itorero, ariko Yesu akagutarura ngo vayo. Ngwino ndongera nkwakire. Waba urimo sukaza tugasoza bande banejejwe n'aba bantu bese. Muri kumva abantu mubishimiye, turabishimiye n'ukuri. Imana ibahumugisha, Imana ibakomeze, mureke dukorere Imana. Pesa babiri korali ntibayikora, ubu turimo gutya mu kubona atari korali. Ibyo mwiha kuririmba muri kwinene ukazwa ngo bongo ngo tumaze igihe kirekire dushaka kuyiriya abari korali, kandi abana bo bazakorera Imana. Reka mbifurize kuzakorera Imana. Yesu nagaruka azaduha ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu. Data wera udukunda uri mu ijuru, turagushimiye muri mugoroba kuko ijambo ryawe ridasohoka ubusa. Ni ukuri tugushimiye ko Umwuka w'Imana akomeje gukora mu gihe gisa n'iki ngiki, uhabwa icyubahiro. Iki ni ikimenyetso y'uko uri Imana ikorana n'ubwoko bwawe. Tugushimiye amagambo y'ubugingo uje umugaragu wa muri uyu mugoroba, akaba habonetse itsinda ry'abahungu n'abakobwa bakwiyeguriye ubihimbariza. Amen. Data mwiza dupfukamye hano nk'itsinda ry'abahungu n'abakobwa, turagusaba cyane ubwo Imana ihamagara mu buryo butatu. Ubwa mbere ihamagara umuntu yihanye, ubwa kabiri ikamuhamagara ngo yikorere, ubwa gatatu hakurikiraho urupfu ruhamagara. Turagusaba cyane ngo ubwo aba bana bawe bakwitabye iki munsi, amazina yabo yandikwe mu gitabo cy'ubuzima. Amen. Turagusaba cyane Data mwiza kugira ngo nubwo bazasakirana n'ibishya byo mu buzima, uzababeshe amakuru utajegajega, kandi inzira bahisemo uzayibakomerezamo na kwiyingiza. Bicanire n'Imana ritsindwe, ingabo zo mu ijuru zimanukire gukorera mu mitima y'abana bawe barahangaha, ndetse n'abatarafite imyanzuro yo kukwiyegurira. Umwuka w'Imana bemeze, maze naboneka benshi baza bakacika imbaraga y'umwanzi, tuzashima izina ryawe. Tugeze mu gihe gisohoka amateka y'isi Imana, turagusaba cyane kugira ngo ube kwitanga twimaramaje, kandi buri mwana wese ugana ngaha udupfukamye hano Mwami mwiza, turagusaba cyane kugira ngo Satani n'ingabo ze batsindwe, ingabo z'ijuru zimanukire gufasha buri wese uri ngaha, maze haboneka benshi bakwiyegurira, tuzashima urukundo rwawe. Umugaragu ukomeze kumwambika imbaraga Mwami, kandi abo bose bitanze uzabahe amahoro y'umutima n'ay'umubiri, uzabahe gucika intege no gusubira inyuma. Ubwo ku isabato tuzadufite umubatizo unejeje, uzaza ukorana natwe ndakwinginze. Umubare uziyongera kuri aba ngaba urakenewe. Data nagusabye umubare w'abantu 50 muri iri torero, uzabiza nk'uko ushaka, biteko uko dushaka twebwe, waturegereza baba munsi yabo. Ariko icyo nzi neza ni uko atazabura abantu bakwiyegurira, ukomeze guhimbaza. Tugiye gutaha ujyane na buri wese, amahoro yawe utanga abari mu mitima yacu,
abadayimoni bateze ibitego mu gihe batsinzwe ingabo zo mu ijuru zikomeze kuduherekeza kandi abo bana b'umwami imiryango bakomokamo ihirwe nawe amahoro agasoza adafite akomeze gusaba n'imitima yabo kandi ubwo bamuhisemo nk'umwami n'umukiza wabo ubarinde ibyago n'amakuba ubarinde kumererwa nabi ubarinde ikibi icyo ari cyo cyose maze bakomeza gutera imbere mu buryo bwose cyumvishe izina ryawe idukunda rero nigushima ukomeze kubana natwe muri mugoroba wose mu izina rya Yesu amen. Arakoze pasitoro, ndasaba abo ntari naha ibitabo uricara hariya ndabaha, ndasaba korari Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.